Yes, nizere ko umeze neza cyane. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatanze ibyishimo ku bakunzi bo ndetse n'abafana barenga ibihumbi 45 bari muri stade Amahoro itsinda ikipe y'igihugu ya Grenada ibitego 4 ku busa. N'umukino ngiye kuza tuganireho, turaza kurebera hamwe taktike z'umutoza Stefan Constantine yakoresheje muri uyu mukino ndetse n'ibinshi bikomveka ko haba abakinnyi afite ndetse na taktike ze aribyo byatanze iyi nsinzi. Gusa nanone ntabwo turi buze kurebera hamwe, turaza kurebera hamwe ese ikipe y'igihugu ya Grenada iki yazize iyi message yo gutsinda ibitego bine byaherukaga muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi niki biri buze kuba byasiga muri izi mikino ya FIFA series. Reka nizera ko umeze neza kandi nizera ko wishimiye ikipe yawe y'igihugu Amavubi nyuma yo kwitwara neza itsinda ikipe y'igihugu ya Granada. Nizera ko kandi wamaze kuba wakora subscribe hano kuri The Sport Move kugira ngo tujye dukomeza kugenda tumera neza twese hamwe muri rusange. Numutoza Stefan Constantine wabaye agisora lineup. Niba nawe uri mu bantu barebye lineup wantekereza ko wese ugiramo akantu kadutse ko n'ubundi yari yatangije iya system ye maze igihe mbabwiraho ya 4-4-2 aho mwizamu n'ubundi yari yakoreshemo Kwizera Olivier. Ndagira ngo duhere kuri lineup kugira ngo tuze kumvikana ku bintu ndibuze kwa mbabwiraho neza 5-kuri-5. Abakina bugarira bane yari yahisemo ni Niyomugabo Claude Manzi, Mutsinzi Ange Jimmy ndetse ashyiraho uwo bita Byiringiro Jean Gilbert mu gihe Mutsinzi Ange yari ari kumwe no witwa Fanuel Kavita Mbaya. Hagati mu kibuga nawe yari yagerageje kugenda ashyiramo abakinnyi babiri bakina hagati mu kibuga ndetse yongeraho n'aba winga babiri ariko bombi bakina hagati bari gukina hagati mu kibuga. Hari harimo Bizimana Djihad, harimo Mugisha Bonel, harimo Kwizera Georgia ndetse hakazaho uwitwa Michel J. Jacques wagize match nziza kabisa. Uyu musore turi buze kugarukaho ndetse ari kwatakisha uwitwa Biramahire Abedi ari kumwe na Michael Joylens. Nabo bakinyi umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi Stefan Constantine yari yahisemo kuba yabanzamo muri ya system ye ya 4-4-2. Ni ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yatangiye umukino ituje cyane ndetse n'ubwo yageragezaga kugenda irema uburyo bw'izamu mu buryo bwabyara igitego. Gusa umuzamu w'ikipe y'igihugu ya Granada akagerageza kugenda aba ibamba. Gusa none ntabwo byaje gutanga grant ko ku munota wa 45 haje ko haboneka igitego cya mbere cy'insinzi cyatsinzwe n'uyu muwinga witwa Michael Joy Jacques waje ko afungura amazamu ndetse nyuma yuko bajya no kuruhuka mu minota y'inyongera ku munota wa 48 ubwo ni ku munota wa gatatu w'inyongera uwo bita Kwizera Georgia yaje kuba aterekamo igitego cya kabiri biza kurangira ari ibitego 2 ku busa. Mu gice cya kabiri umutoza yagerageje kugenda akora impinduka ndetse ahita anahindura system ubwo yakoragamo uwitwa Biramahire Abedi agahita yinjizamo uwo bita agahita yinjizamo Hakim Sahab ndetse ubu rukumva ko bahise bahindura system bahita bajya gukina 4-4-2 ikipe bahita bajya gukina 4-3-3 byese byoburije ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi none gukina iya system igezweho y'abawinga ndetse n'abataka muri rusange. Gusa aho ntabwo ndibuze kuvuga remplacement zose ahubwo reka tugaruke kuri remplacement y'umwana bita Uwineza Jarene. Uyu musore Uwineza Jarene murabizi neza no guhamagarwa muri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi twabigarutseho tuvuga ko kuba bamuhamagaye wenda ari ukumuri wadinga ariko byatunguranye kujya mu kibuga akabanzamo ndetse nubwo yaje no gutanga assist ku gitego cyatsinzwe na Hakim Sahab mu gice cya kabiri igitego cya kane ariko abenshi ntabwo bizeraga ko uyu mwana Uwineza Jarene yabanza mu kibuga. Ahanga niho nahise nikangamo nibaza ati uyu mutoza abanza aba yarakurikiranye abakinnyi biwe bose kuva ku mukino wa mbere kugera ku mukino wa nyuma yahise amushyiramo ndetse anagira match nziza ariko ikintu cyatunguye abantu ni ukumushyiramo uwitwa Mugisha Gilbert akiri ku ntebe y'abasimbura. Uwineza Jarene yajemo ndetse agira match nziza ubwo yajemo asimbuye uyu musore wari watsinze igitego Michael Jacques wari watsinze igitego bituma Uwineza Jarene azamo ndetse nawe agira match nziza ko yaje kuba atanga assist ku gitego cya Hakim Sahab ariko abenshi yajemo batabyemeranyaho ariko ntekereza ko n'umusore bitewe n'ukuntu umutoza bajya kumuhamagara ukuntu yamurebonye ntekereza ko yagerageje no kumureba imwe mu mikino mike yakinye ikipe ya Kiyovu ubwo umutoza yari ari hano mu Rwanda ari nacyo kintu cyatumye byahise bigaragaza ko uyu mutoza Stefan Constantine ari umwe mu batoza bazi abakinnyi be.
kuko niba wicara ukabona umukinnyi uri underrated nka Uwineza Jarene, hari uwo bafata nk'umusupastar mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Mugisha Gilbert, ukamushyira kuri bench ahubwo ukazanamo uyu musore wari uhamagaye ku inshuro yiwe ya mbere muri ekipe nationale, ndetse akanaba yajya mu kibuga muri ekipe nkuru, bigaragaza ko uyu ni umutoza uzi abakinnyi be. Nyuma y'umukino umutoza yabasanze muri dressing room ndetse agira n'ibyo ababwira. Hari abagiye babona izo video aho yababwiye ati mumenye ko ari mwe era nshya y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, kuko twaherukaga kubona Amavubi akina gutya kera cyane, Amavubi atsinda ibitego bine. Yego niyo twaba tugiye gukina n'umurenge hari abatoza bazaga bakavuga ati ndagutsinda kimwe undi parike bis ntawamenya, ariko ni umutoza wagerageje guhindura amasysteme, yanatsinze ibitego bibiri ugahita uhindura systeme nayo ukabibonamo ibitego bibiri. Iki ngiki kita kikwereka ko ari umwe mu batoza benshi. Hari abavuze ati ese ni ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikomeye cyangwa se ni ikipe bakinaga nayo idakomeye? Ndagira ngo mubwire ko ikipe y'igihugu ya Granada ni imwe mu makipe akomeye. Ugiye no kureba ku rutonde rwa FIFA ranking, nubwo yego u Rwanda ruza imbere, ariko nta kinyuranyo kinini kirimo hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Granada. Ikipe y'igihugu ya Granada ni ikipe ibarizwa muri CONCACAF, ikaba ibarizwa ku mugabane wa Amerika yo hagati, Amerika yo ruguru ndetse na Amerika yo hagati mu bigwa bya Caraïbe, niho iki gihugu kibarizwa. Gusa gutsinda ikipe y'igihugu ntekereza ko ku mutoza Stéphane Constantine ari match yiwe ya mbere ni boost ikomeye, ndetse no kubafana bari barimo na perezida nyakubahwa perezida Paul Kagame bari bitabiriye match. Ntekereza ko ni ukubaha ibyishimo bisendereye. Gusa nanone nyuma y'imyaka isaga 29 yari ishize ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi idatwara igikombe na kimwe, ntekereza ko noneho yabigiye gutwara igikombe cya FIFA series, igikombe cyanditseho FIFA, nubwo cyaba cyarakinwe n'amakipe atarenze ane, ariko ni igikombe kiba cyarahuje imigabane. Harimo nababwiye abaturutse mu mugabane wa Amerika, harimo ikipe y'igihugu ya Kenya bitagenze neza, yatsindiwe kuri penalty, ariko nayo ni imwe mu makipe navuga ati yagombaga gutanga challenge. Niba ikipe ya Estonia yarayitsinze, ubwo bivuge ko niyo kipe ya Estonia nayo ari ikipe ikomeye. Ko ntekereza ko Amavubi aramutse atwaye iki gikombe hari ibyo umutoza Stéphane Constantine yaba arimo arubaka, nk'uko yabyivugiye mu kiganiro n'itangazamakuru cyari cyabaye imbere y'uyu mukino. Yari yavuze ko we ari umutoza utekereza ko ashobora kuzamara igihe kirekire mutatekerezaga, ariko na n'ubu ngubu ubonye umukino yagize nimugoroba, uburyo abakinnyi bari muri form, abakinnyi bamwumvaga ndetse bisa naho bageragezaga kumwitangira, ukareba uburyo batsinda igitego cya kabiri, uburyo bagiye bose bakamuhobera bakamuterura, bigaragaza ko ari umutoza ugifite akantu ko kumvikana ndetse n'abakinnyi muri rusange. Reka nizere ko nawe uri mu bantu bishimiye intsinzi y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ntekereza ko nk'uko umutoza yabivuze ni era nshya, ugiye kureba abakinnyi bazanyemo, by'umwihariko ngaruke gato kuri uyu musore bita Mikel Jacques. Ni umwe mu bakinnyi bagaragaje umupira wo ku rwego rwo hejuru, byonyine igitego yatsinze, ishoti riremereye gukubita muri parafo y'izamu. Ntekereza ko biriya ni ibitego bitsindwa i Burayi. Uburyo yazonze defense y'ikipe ya Granada byahise bigaragaza ko ari umwe mu makinnyi bigaragaje neza. Hano harimo gutora man of the match, njyewe niwe nagira man of the match, urebye uburyo ya deliveringaga, uburyo yateraga baro, akora control, yerimina abantu. Ariko ibi ngibi bikwereka ko aba basore bashobora kuba bagiye guhindura byinshi muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Reka ngushimire, nshimire wowe twabanye muri iki kiganiro, nshimire wowe wamaze kuba wakora subscribe, umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora ko ikora none, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana. Njye wumva Nebo Fabrice in the sport move. Reka tuzasubira utaha. Ciao ciao.